twongeye kubaha ikaze ku muyoboro ubamenyesha ibyo mutazi ukabibutsa ibyo mwibagiwe Inkorane TV. Iki ni ikiganiro Inzira Njyabukire aho turebera hamwe inama zihebuje zafasha umuntu mu nzira njyabukire. Uyu munsi turakomezanya n'umwanditsi Napoleon Hill mu gitabo Think and Grow Rich. Iki gitabo turagikomereza ku mutwe wa 12 umwanditsi yise ngo umutima w'imbere, umuyoboro uhuza byose. Iyi ni intambwe ya 11 mu nzira njyabukire. Twebwe turi Inkorane. Umutima w'imbere ari wo subconscious mind igizwe n'igice cy'ubwonko cyibuka aricyo cyitwa conscious mind. Akaba ari naho kandi buri murabyo w'igitekerezo ugera ku ntekerezo biciye muri za nzira 5 twakiriramo amakuru cyangwa se ibyumvo 5. Uwo murabyo w'igitekerezo iyo ugeze mu bwonko ushyirwa mu cyiciro cyawo ukandikwa mu bwonko. Ibyo akaba ari byo bituma igitekerezo kizamuka cyangwa se kikamanurwa nka kwa kundi amabaruwa amanurwa mu kabati uko aba yarabitswemo. Umutima w'imbere rero wakira ibitekerezo ukabibika neza mu mwanya wabyo kandi ukabiha ishusho n'igisobanuro hatitawe ku miterere yabyo. Ubushake bwawe ushobora kubiba imigambi, igitekerezo cyangwa se umuhamagaro wifuza guhindura mu bikorwa bifatika ndetse no mu gaciro faranga gahwanye nabyo. Ikintu cya mbere uyu mutima w'imbere ukora ni ugufata ubushake bwawe buganje ubundi bwose buba bwanahujwe n'amarangamutima yawe cyane cyane yo kwizera. Ibi bihuze n'igikoresho wahawe ku mutwe twagarutseho uvuga ku bushake, kuko gutera intambwe 6 zagarutsweho n'amabwiriza yatanzwe muri icyo gice ku bigendanye no gutegura no gushyira mu bikorwa igenamigambi bizagufasha kumva neza iki gitekerezo. Ikindi wamenya ni uko uyu mutima w'imbere ukora ku manywa na nijoro biciye mu nzira itarasobanuka ku bantu. Uyu mutima w'imbere ukorana n'ubuhanga butagira umupaka, ukahakura imbaraga ukoresha uhindura ubushake bw'umuntu ukabuhinduramo ibifatika bigendanye nabwo, ukanahinduka inzira ibintu bicamo biva mu bushake bijya mu bikorwa. Wowe ntabwo byakorohera kugena no kugenga umutima wawe w'imbere. Icyo wakora gusa ni ukorohereza igenamigambi ryawe, ubushake cyangwa se umuhamagaro wifuza guhinduramo ibifatika. Nanone subira inyuma usome neza amabwiriza ku ngingo twagarutseho yo kwibwira cyangwa se kwitongera. Ibimenyetso byo bimaze kuba byinshi bahamya ko umutima w'imbere ari ingazi ihuza ubwenge bw'umuntu bugira umupaka n'ubuhanga butagira umupaka. Ni umuyoboro rwose ufasha umuntu gukurura imbaraga zo mu buhanga butagira umupaka kandi bigakorwa byagambiriwe. Wowe ubwawo wibitsaho amabanga y'uburyo ibintu by'ubwonko bw'umubiri byahindurwamo ibintu by'umwuka. Ni umuyoboro rwose uhuza amasengesho yawe n'isoko y'ibisubizo byayo. Ubushobozi bw'igisata cy'ubuhanzi iyo buhujwe n'uyu mutima w'imbere bikora ikintu ndakumirwa, bizamura umuntu ku rwego rutangaje cyane. Nta na rimwe ndagerageza kuvuga ku mutima w'imbere ngo mbure kwiyumva nkaho nshishijwe bugufi cyane imbere yawe, kandi ntekereza ko ibyo byaba biterwa n'uko ububiko bw'ubumenyi bw'inyoko muntu kuri iyi ngingo bufite umupaka. Hashingiye ku kuba umutima w'imbere ari umuyoboro w'ihererekanya amakuru hagati y'ubwonko butekereza bwa muntu n'ubuhanga butagira umupaka, iyi ubwayo ni ingingo ituma kubitekerezaho bitugira abaciriritse imbere yabyo. Nyuma y'uko wemeye neza kandi ugasobanukirwa n'imibereho n'imikorere y'uyu mutima w'imbere, ugasobanukirwa n'ubushobozi bwawe bwo guhindura ubushake bwawe ibifatika bihwanye nabwo, uzahita usobanukirwa neza ishingiro ry'amabwiriza twaguhaye ugomba gukurikiza nk'uko agaragara mu mutwe w'igitabo uvuga ku bushake. Uzanasobanukirwa neza impamvu wakomeje gukumirwa gutunganya ubushake bwawe mu buryo busobanutse kandi bw'incamake ku buryo wabwandika no ku rupapuro. Uzanasobanukirwa ariko impamvu ari ingenzi cyane guhozaho mu nzira yo gutuma ubwo bushake bwawe buhindukamo ibifatika bihwanye nabwo. Amahame 13 avugwa muri iki gitabo ni umuyoboro ugufasha kugera ku mutima w'imbere ndetse no kuwutegeka ibyo ugomba kugukorera. Ntabwo ugomba gucibwa intege n'uko wananiwe kubikora neza ubwo wabigeragezaga bwa mbere. Menya neza ko bumwe mu buryo bwo gutuma uyu mutima w'imbere ugukorera neza ari ugufata ibyo ushaka ukabigira ingeso ihoraho hakurikijwe inzira wagejejweho mu mutwe uvuga ku kwizera muri iki gitabo. Ndabizi ubu nturabona umwanya uhagije wo gusobanukirwa neza no gukoresha neza ukwizera kwawe, ariko ibyo ntibigukange, ahubwo komeza ugire uguhozaho. Hari imvugo nyinshi kandi nziza zagarutsweho ku mutwe uvuga ku kwizera n'umutwe uvuga ku kwibwira cyangwa se kwitongera muri iki gitabo zizakomeza kugarukaho kenshi cyane muri iki gitabo, mu rwego rwo gufasha umutima wawe w'imbere kubyumva no kubyakira ndetse no kubikoresha neza.
zirikana ko umutima wawe w'imbere ukora mu buryo wishakiye, wowe waba ubishishikarije cyangwa se utabikoze. Mu buryo rero bwumvikana, ibi bihita bivuga ko kugira ibitekerezo by'ubwoba, ubukene cyangwa ibindi bitekerezo bibi bihita biganza umutima wawe keretse gusa iyo wowe ubwawe kandi wowe wenyine ubisobanukiwe rugikubita. Bityo ukagaburira umutima wawe ibindi bitekerezo byiza biwugenga. Naho ubundi umutima wawe w'imbere wo ntushobora kwicara gutyo gusa udafite ibyo uri gukora. Iyo unaniwe kubiba ibigendanye n'ubushake bwawe ngo abe ari byo umutima wawe w'imbere uteza imbere, umutima wawe w'imbere uzafata ibindi byose bibonetse aba ari byo uteza imbere bitewe n'uburangare bwawe. Twakomeje kubisobanura cyane ko ibitekerezo byiza cyangwa se bibi byicara buri kanya byinjira mu mutima wawe w'imbere biturutse mu masoko ane yasobanuwe neza mu gice giheruka kivuga ku guhererekanya mu mibonano mpuzabitsina. Ubu muri aka kanya ni ingenzi cyane kuzirikana ko uri ikinyabuzima kibaho buri munsi, ukaba kandi uri umusaruro w'ibitekerezo bihora byinjira mu mutima wawe w'imbere kenshi na kenshi rwose utanabizi. Bimwe muri byo usanga ari byiza byubaka, ariko ibindi ni ibisenya. Ubu rero noneho inshingano zawe ni izo gutangira gufungura amasoko y'ibitekerezo bisenya ukabikumira kwinjira mu mutima wawe w'imbere, ahubwo ugafungura amasoko y'ibitekerezo byubaka akaba ari byo byinjira mu mutima wawe w'imbere. Uburamutse ubigezeho waba wibitse urufunguzo rwinjira rwagati mu mutima wawe w'imbere. Aho rero niho ushobora kugira ububasha ku kintu cyose cyinjira mu mutima wawe, ku buryo icyo udashakamo cyose kitabasha kuwinjiramo. Buri kintu cyose umuntu arema cyangwa se yaremye gitangira ari igitekerezo. Nta kintu na kimwe umuntu yarema atabanje kugisama mu mutima we mu buryo bw'igitekerezo, nk'uko umubyeyi mbere y'uko abyara umwana abanza kumusama mu nda ye. Hanyuma rero biciye mu nzira y'indebakure, igitekerezo gishobora gucurwa mu igenamigambi. Iyo ndebakure kandi iyo icunzwe neza iba ishobora kuremwa mu igenamigambi n'umuhamagaro bigeza umuntu ku butsinzi butangaje mu rwego runaka yahisemo. Ibitekerezo byose biba bishaka ko bihindurwamo ibifatika bihwanye nabyo. Iyo rero binyujijwe mu mutima w'imbere mu buryo bwateguwe, bigomba gucishwa mu nzira y'indebakure bigahuzwa no kwizera. Guhuza igenamigambi cyangwa se umuhamagaro hamwe no kwizera hagamijwe kubigeza mu mutima w'imbere bigomba gukorwa gusa biciye mu nzira y'indebakure. Biciye muri iyi nteruro yonyine wahita ubona ko gukoresha neza umutima w'imbere mu buryo bugambiriwe biganisha ku guhuza no gukoresha neza amahame yose uko ari 13. Uwitwa Ella Williams yatanze igihamya cyo gusobanukirwa kwe ku mikorere y'umutima w'imbere ubwo yandikaga agira ati: ntushobora na rimwe kuvuga icyo igitekerezo cyakora mu kukuzanira urwango cyangwa urukundo, kuko rwose igitekerezo ari ikintu ndetse gihambaye, kuko amababa yacyo anyoroshye kurusha ay'inuma itwara ubutumwa. Ibitekerezo bikurikiza amategeko y'isanzure avuga ko buri kintu kirimo ibimeze nkacyo, kandi ibitekerezo byihutisha urugendo rwo kukuzanira igihwanye n'icyo umutima wawe usohoye. Uyu mutegarugori Ella yasobanukiwe neza ko buri bitekerezo bisohotse mu bwonko bw'umuntu biba nanone byibitse rwagati mu mutima w'imbere w'umuntu, aho bikora nka rukuruzi n'ikimenyetso simusiga kigenga umutima w'imbere mu gihe uba uhindura ibitekerezamo ibifatika bihwanye nabyo. Igitekerezo rero ni ikintu, kubera ko buri kintu cyose gitangira mu ishusho y'imbaraga y'igitekerezo. Umutima w'imbere ugengwa cyane n'ibitekerezo bihujwe n'amarangamutima cyangwa se ibyiyumvo, kurusha uko ugengwa n'ibitekerezo biturutse mu ntekerezo nza. Erega ibi ni nabyo bihita bitanga ishingiro ry'uko ibitekerezo bihujwe n'amarangamutima ari byo bigenga ibikorwa by'umutima w'imbere. Ibi nabyo kandi ntibiri kure ya kwa kuri kuvuga ko abantu benshi bagengwa n'amarangamutima yabo. Niba rero ari ukuri ko umutima w'imbere ugengwa kandi ukumvira ibitekerezo ariko bibanje guhuzwa n'amarangamutima, ni ingenzi cyane nanone ko dusobanukirwa byimbitse n'amarangamutima. Muri rusange hariho amarangamutima nyamukuru y'uwa 7, ariko hariho n'amarangamutima nyamukuru asenya 7. Amarangamutima mabi kandi asenya yizana ku bushake mu bitekerezo bya muntu agamije kugera mu mutima w'umuntu. Naho amarangamutima meza kandi yubaka yo asabwa kubibwa mu mutima w'umuntu biciye mu nzira yo kwibwira cyangwa se kwitongera hashingiye ku byo umuntu ashaka kugeraho. Amabwiriza y'uko ibi bikorwa yaratanzwe muri iki gitabo mu gice kivuga ku kwibwira cyangwa se kwitongera. Aya marangamutima cyangwa se ibyiyumvo byageranwa n'umusemburo mu mugati, kuko ari ukoze ikintu gikora igikorwa kidasanzwe, gikura igitekerezo ku rwego rw'ibintu bituje kikakigeza ku rwego rw'ibintu bigenda kandi bikora.
Aha rero buri wese yahita yumva impamvu ibitekerezo bihujwe n'amarangamutima bikorwaho vuba kurusha ibitekerezo bitavanze n'amarangamutima. Erega ubu urimo urategurirwa kuba umugenga w'umutima wawe w'imbere mu rwego rwo kugira ngo uhe ubushake bwawe bw'amafaranga maze nawe buhinduremo amafaranga afatika nyine. Ni ngombwa rero kusobanukirwa neza imiterere n'imikorere y'uwo mutima wawe w'imbere. Rwose ugomba kuba uvuga ururimi rwawo kugira ngo ubashe kukwitaba maze muvugane neza. Uyu mutima wumva neza ururimi rw'amarangamutima yawe cyangwa se ibyiyumvo byawe. Nimureke rero turebere hamwe iby'amarangamutima meza yubaka 7 n'amarangamutima mabi asenya 7. Uko ibi bizagufasha gukoresha amarangamutima meza yubaka ugaca ukubiri n'amabi asenya mu gihe uha amabwiriza umutima wawe w'imbere. Ngaya amarangamutima 7 meza kandi yubaka. Hari amarangamutima y'ubushake, amarangamutima yo kwizera, amarangamutima y'urukundo, amarangamutima y'imibonano mpuzabitsina, amarangamutima y'ubuntu, amarangamutima y'ibinezaneza bizanwa n'urukundo, n'amarangamutima y'icyizere. Hari n'ayandi marangamutima meza yubaka, ariko aya ni ay'ingenzi 7, akaba ari nayo akoreshwa cyane mu nzira yo guhanga ibishya. Ndakwinginze sobanukirwa neza aya marangamutima, kandi ibanga ni rimwe nuko kuyasobanukirwa bisaba kuyakoresha. Ibyo nubikora neza, andi marangamutima meza yubaka azagukurikira kandi azagukorera mu gihe uyakeneye. Muri uyu mujyo, komeza kuzirikana kuri kwiga igitabo kigufasha kurema imyumvire y'amafaranga biciye mu kuzuza intekerezo zawe amarangamutima meza kandi yubaka. Ntabwo wagira imyumvire myiza ku mafaranga mu gihe ubiba amarangamutima mabi mu mutima wawe. Nanone kandi hariho amarangamutima 7 maba akwiriye kwirindwa kuko asenya. Hari amarangamutima y'ubwoba, amarangamutima y'ishyari, amarangamutima y'urwango, amarangamutima yo kwihorera, amarangamutima yo kwikunda, amarangamutima yo kureba ibintu macuri, n'amarangamutima y'umujinya. Amarangamutima meza yubaka ntabwo ashobora kwigarurira umutima mu gihe wigaruriwe n'amarangamutima mabi kandi asenya. Amwe cyangwa se ayandi aba agomba kwigarurira muri icyo gihe. Ubu rero ni inshingano zawe zo gutuma amarangamutima meza yubaka ahora aganje mu mutima wawe. Gusa ntukwiriye kugira ubwoba kuko n'itegeko ry'ingeso naryo ryiteguye kubigufashamo. Wowe rema ingeso yo gukoresha amarangamutima meza yubaka buri munsi, uzisanga yaraganje intekerezo zawe ku buryo nta marangamutima mabi ashobora kuzinjiramo. Gusobanukirwa no gukurikiza aya mabwiriza mu buryo buhoraho niyo nzira rukumbi izakugeza ku kwigarurira no kugenga umutima wawe w'imbere. Ikibazo ni uko kwinjira kw'amarangamutima amwe asenya bishobora guhita bisubiza inyuma ubufasha bwose bw'ingirakamaro ukwiriye kubona buturutse ku mutima w'imbere. Niba uri umuntu witegereza neza, wabonye neza ko abantu benshi bajya gusenga ari uko izindi nzira zose zanze kubakorera, cyangwa se bakaba basenga by'imihango yo kuvuga amagambo ya nyirarureshwa gusa adafite ikindi amaze. Ahanini bagendera mu kigare. Ariko bitewe n'uko abantu benshi basenga babikora nyuma yo kubona ko izindi nzira zose zanze, bajya gusenga imitima yabo yuzuyemo ubwoba no gushidikanya. Ayo rero akaba ariyo marangamutima umutima wabo w'imbere ufata ukayakoraho, ukanayoherereza ubuhanga butagira umupaka. Muri uwo mujyo rero, ayo niyo marangamutima ubuhanga butagira umupaka bufata bugakoraho. Nk'urugero, iyo usengera ikintu runaka ukabikora ufite ubwoba ko ushobora kutakibona, cyangwa se ukabikora ushidikanya ko ubuhanga butagira umupaka bushobora kudakora kuri ayo masengesho yawe, ayo masengesho yawe ahita ahinduka imfabusa. Amasengesho rimwe na rimwe arakora, ariko akora ku cyo usenga afite mu mutwe we. Niba warigeze usenga ibyo usenga bigakoreka, subiza amaso inyuma usuzume neza imiterere ubwonko bwawe bwari w'icyo gihe ubwo wasengaga. Ibyo byatuma usobanukirwa neza ko mu by'ukuri ibyo tuvuga hano bikora. Bona hari igihe kizagera mu mashuri no mu bigo by'uburezi mu gihugu bagatangira kwigisha ubuhanga n'ubugenge bwo gusenga. Icyo gihe gusenga bizahinduka siyansi, kandi ubwo icyo gihe kizaba kigeze, kandi ndizera ko kizagera ubwo inyoko umuntu izaba icyiteguye ndetse inagisaba. Icyo gihe rero nta muntu n'umwe uzongera kwegera ubwonko bw'isanzure afite ubwoba, ku mpamvu zumvikana z'uko icyitwa ubwoba kizaba cyaciriweho iteka. Ubujiji, kureba ibintu macuri n'inyigisho mbi bizaburirwa irengero.
icyo nicyo gihe umuntu azaba ashyitse ku kigero cya nyacyo kimukwiriye cyo kuba umwana w'ubuhanga butagira umupaka. Bake cyane nibo gusa bamaze kwakira uyu mugisha muri iki gihe. Niba utekereza ko ari inzozi zidashoboka, ndagusabye fata umwanya wige ku rugendo rwa muntu mu mateka ye yose. Mu myaka itageze ku 100 gusa, abantu babonaga ururimi bakavuga ko ari umujinya w'Imana ubagwiriye bakarutinya. None hashimwe imbaraga zo kwizera zatumye umuntu atinyuka ururimi akanarukoramo imbaraga z'impinduramatwara y'inganda. Ku gihe kitageze ku myaka 100, abantu bumvaga ko umwanya uri hagati y'isi n'ayandi masi ari umwanya urimo ubusa gusa, ubusa kandi butagira ubuzima. None hashimwe ukwizera kwatumye tubona neza ko uwo mwanya ahubwo ari umwanya w'ubuzima, ukaba urwego rwo hejuru rw'ubwivumbagatanye bwose bumaze kumenyekana, ukuyemo ahari ubwivumbagatanye bw'igitekerezo. Nanone ariko abantu basobanukiwe ko uyu mwanya w'ubuzima uri hagati y'amasi ukanaba imbaraga y'ubwivumbagatanye ufatanyiriza hamwe uturemangingo duto dukoze buri kintu, ukanuzuza buri kanya kose kari mu isanzure, ariko gahuza buri bwonko bw'inyokomuntu n'ubundi bwonko n'indi nyokomuntu. None se ni ukubera iki abantu baba batabasha kumva ko iyi mbaraga yanahuza ubwonko bw'inyokomuntu n'ubuhanga butagira umupaka? Mu by'ukuri nta mupaka uri hagati y'ubwonko bw'umuntu n'ubuhanga butagira umupaka, ahubwo ukuri ni uko ubusabane hagati y'ibyo byombi butanasaba ibintu bikomeye rwose. Kuko icyo usabwa ari ukwihangana, ukwizera, uguhozaho, gusobanukirwa n'ubushake buzira uburyarya bwo gusabana n'ubwo buhanga butagira umupaka. Nyamara uru rugendo rushobora no gutangizwa n'umuntu ku giti cye. Amasengesho abantu bagura burya bari imfabusa, kuko ubuhanga butagira umupaka budakora ubucuruzi muri ibyo bintu. Ni ukwigererayo cyangwa se ntubashe gusabana nabwo. Wowe ushobora kugura ibitabo by'amasengesho ukayasubiramo ubuzima bwawe bwose, ariko ntihagire igihinduka. Impamvu ni uko ibitekerezo ushaka kugeza ku buhanga butagira umupaka bigomba kubanza guhindurwa. Ibyo rero bigerwaho biciye mu mutima w'imbere. Inzira yawe yo gusabana n'ubuhanga butagira umupaka ntabwo rwose itandukanye n'inzira ubwivumbagatanye bw'ijwi bucamo bugera kuri radiyo. Niba rwose usobanukiwe n'imikorere ya za radiyo, nta gushidikanya uzi ko ijwi ridashobora guca mu mwuka gusa, ahubwo ribanza guhindurwamo imbaraga y'ubwivumbagatanye iyo amatwi y'umuntu atabasha gusobanukirwa. Icyo rero iminara ya za radiyo ikora ni ugufata ubwivumbagatanye bw'ijwi ry'umuntu ikarihinduramo inshuro zirenga miliyoni. Ubwo nibwo ubwivumbagatanye bw'ijwi bushobora noneho guhanahanwa biciye mu mwuka wo mu kirere. Iyo izo mpinduka zimaze gukorwa neza, umwuka wo mu kirere ufata imbaraga mu by'ukwiriye yahoze ari ubwivumbagatanye bw'ijwi, maze ukoherereza iminara ya za radiyo. Iyo minara rero niyo yongera guhindura iyo mbaraga y'ubwivumbagatanye mu miterere yahoranye mbere y'ijwi rishobora kumvwa n'amatwi y'umuntu. Umutima w'imbere w'umuntu rero ni rwo rwego rw'umuhuza rushobora gufata amasengesho yawe ukayahindura mu mvugo ubuhanga butagira umupaka bushobora kumva, ugatanga ubwo butumwa ku buhanga butagira umupaka, hanyuma ukanagarura igisubizo mu buryo bw'igenamigambi n'igitekerezo gihindura amasengesho n'ibifatika. Nusobanukirwa neza iri hame, biragufasha kumva neza impamvu amagambo masa umuntu asoma mu bitabo by'amasengesho adashobora kandi atazanigera ashobora gukora nk'urwego rw'ubusabane hagati y'ubwonko bw'umuntu n'ubuhanga butagira umupaka. Mbere rwose yuko amasengesho yawe agera ku buhanga butagira umupaka, agomba kubanza guhindurwa akavanwa mu miterere yahozemo y'ubwivumbagatanye bw'ibitekerezo, agashyirwa mu miterere y'ubwivumbagatanye bw'umwuka, akaba ariyo miterere ubuhanga butagira umupaka bubasha kumva no gukorana nayo. Gusa byumvikane ko iyi ari imvugo ishingiye ku nyurabwenge y'umwanditsi w'iki gitabo. Ukwizera rero ni rwo rugero rwonyine ruzwi rushobora guhindura igitekerezo mu ishusho y'umwuka. Nasoza iki gice nkubwira ko rero kwizera nubwo hari abake batabangikiranywa, aho kimwe kiri ikindi nticyakandagiza ikirenge. Kuri icyo kirenge kandi niho iki gice kirangiye, kuko n'uyu mutwe wa 12 ariho urangiriye. Byumvikane ko tuzagaruka tuganira ku mutwe wa 13 w'iki gitabo Think and Grow Rich. Gusa niba ibi bikomeza kugukora ku mutima, kubisangiza abandi byaba inzira nziza yo gutuma bikora benshi ku mutima. Ibyo kandi nibyo bituma turushaho gukora byinshi bikora benshi ku mutima. Twebwe turi Inkorane.